reka mitenyigarukaho ni mu karere ka Rutsiro. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko Dushimimana Emmanuel wo muri aka karere wagaragaye mu mashusho arimo kwisenyera inzu yafashwe, ndetse kubera yari yakomeretse yabanje kujya kuvuzwa mbere yo gushyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Ubutumwa polisi yashyize hanze buvuga ko uyu wagaragaye muri aya mashusho ngo yafashwe akaba arwariye ku kigo nderabuzima cya Karumbi arimo kuvurirwa ibikomere byatewe n'amabati yamukomerekeje. Nakura rero ngo nakira azashyikirizwa ubugenzacyaha bumukurikirana iki cyaha cyo kwisenyera nikurita. Ni ubutumwa bwashyizwe ku mashusho yagiye hanze, akavideo mushobora kuba mwarakabonye agaragaza uyu mugabo asenya inzu ye mu murenge wa Murunda, akagari ka Kirwaho, umudugudu wa Bukongora. Amashusho yagiye hanze tariki ya 2 Mutarama. Amakuru agera ku kinyamakuru igihe nuko Dushimimana Emmanuel yasinze akarwanya abaturage, none barangije bamufata arimo gusenya inzu ye ubwo yaranyuze mwibati avuye hejuru, nyuma yuko yashakaga kwica umugore wakamubura kuko ngo yari yamuhunze. Umugore nyine yabonye bikomeye arigendera arahunga. Murabe mwumva. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro Kayitesi Dativa yasabye abaturage kunywa inzoga zibarusha imbaraga rwose, ati mubireke n'ukuri mubyihorere. Iyi ni imitekerereze ikwiye guhinduka. Biriya bigaragaza ko yari yamaze kubatwa n'iki n'ibiyobyabwenge cyangwa inzoga se bya binyobwa Afande akunda kuvuga umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru. Musuhuze cyane Afande IP Nyasingira abakunzi, we ntabwo azita inzoga z'inkorano, ati ni ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, ari nayo mpamvu ari kwitabwaho kwa muganga kugira ngo nakira azaganirizwe bamenye icyabimuteye, niba ngombwa ajye kugororwa cyangwa se afuswe. Ubu sasa aba yibuka icyabimuteye. Ariko mukagira Imana we, uyu nguyu aribuka n'ibyabaye, ameze nk'uwagiye muri koma. Ni ukuri kw'Imana, wese umuntu muzima yazamuka hejuru y'ibati akisamburiraho. Uri inzoga njye ntabwo mvuga ngo inzoga ni, ariko niturenze urugero rw'izo dushobora.